ry'ubugingo ritemba nk'imigezi myiza, abagituye bavuga rumwe, nta munyamahanga n'umwubayo, bose bafite ubwenegihugu kandi bose basenga Imana imwe. Mwami Yesu nyambutse iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi umena ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutse iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi umena ubwenegihugu nanjye nifuza kuhatura. Abagituyemo ntibicana, inyamaswa zaho ntiziryana, ibiti byaho ntibigira amahwa, n'igihugu cy'umunezero. Abagituyemo ntibahunga, abahinzi baho ntibarumbya, n'abacyororeramo ntibanyagwa, kiri mu mutekano musa. Mwami Yesu nyambutse iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi umena ubwenegihugu nanjye ndifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutse iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi umena ubwenegihugu nanjye ndifuza kuhatura. Gihugu niho yagiye kudutegurira aho tuzaba, kuko aho turi hamaze gusaza, hasigaye amasaha make. Umusare ahagaze ku cyambu, ategereje abashaka kwambuka, babagezaho heza bazatura, iteka ryose batimuka. Mwami Yesu nyambutse iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi umena ubwenegihugu nanjye ndifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutse iyo nyanja, ndashaka kugeraho heza, kandi umena ubwenegihugu nanjye ndifuza kuhatura. Nanjye ndifuza kuhatura, nanjye ndifuza kuhatura, nanjye ndifuza kuhatura. Mwami Yesu nyambutse iyo nyanja.
gusangira. Yaba waruzi ugusabye amazi, wamuhaye ku mazi akanywa, nawe akaguha ku mazi y'ubugingo, amara inyota ibihe byose. Unywa ku mazi y'amasoko ya hano ku isi, azongera kugira inyota n'ukuri. Ariko unywa amazi y'isoko y'ubugingo, ntazongera kugira inyota ukundi. Kivomesha amazi y'ubugingo wayakura he? Kumana ntako wimereye, ufite inyota, ukeneye gufashwa, ufite amazi y'ubugingo. Yaba waruzi ugusabye amazi, wamuhaye ku mazi akanywa, nawe akaguha ku mazi y'ubugingo, amara inyota ibihe byose. Unywa ku mazi y'amasoko ya hano ku isi, azongera kugira inyota n'ukuri. Ariko unywa amazi y'isoko y'ubugingo, ntazongera kugira inyota ukundi. Dufashe badafite shinge n'urugero, tubavomere banywe, data wa twese niwe nyiramariba. Twirinde tutazabwirwa ngo ubwo nari mu nzu y'imbohe, nabwo nasuye nabaye ubusa nimwanyambika. Naje iwanyu mfite inzara, nimwamfunguriye, babandi mwimye n'ukuri yari njye. Ku mariba tuvomaho, ahandi twirirwa ku kazi, babandi batukana bababaye batidufashe, badafite shinge na rugero, tubavomere banywe, data wa twese niwe nyiramariba. Ngo ubwo nari mu nzu y'imbohe, nabwo nasuye nabaye ubusa nimwanyambika. Naje iwanyu mfite inzara, nimwamfunguriye, babandi mwimye n'ukuri yari njye. Yaba waruzi ugusabye amazi, wamuhaye ku mazi akanywa, nawe akaguha ku mazi y'ubugingo, amara inyota ibihe byose. Unywa ku mazi y'amasoko ya hano ku isi, azongera kugira inyota n'ukuri.
ubugingo ntazongera kugira inyota ukundi. Nywa ku mazi y'amasoko ya hano ku isi azongera kugira inyota n'ukuri. Ari kunywa amazi y'isoko y'ubugingo ntazongera kugira inyota ukundi. Nywa ku mazi y'amasoko ya hano ku isi azongera kugira inyota n'ukuri. Ari kunywa amazi y'isoko y'ubugingo ntazongera kugira inyota ukundi. Yesu amakondera azavuga impande zose, bamwe bishuka mu mirimo myiza bakora, bazaboroga uwo munsi bagira bati twahanuraga mu izina ryawe Yesu, twabwirizaga tuvuga izina ryawe Yesu. Twabikoraga mwimbaza nimumva imbere, nimumva imbere musange so Satani. Twahanuraga mu izina ryawe Yesu, twabwirizaga tuvuga izina ryawe Yesu. Mwabikoraga mwimbaza nimumva imbere, nimumva imbere musange so Satani. Nararwaye nimwasura, nambaye ubusa nimwami icyo kwambara. Se warwaye ryari ngo nitugusure, wambaye ubusa ryari ngo tukwime imyambaro. Gihe mutabikoreraga umwe muri mwe, nijye mutabikoreye nimumva imbere. Bamarayika bazaba bishimye, bazabereka umugeni aguye mu isi. Kwa Satani bo bazahekenya amenyo, bazaborogwa mu nyanja yaka umuriro. Twahanuraga mu izina ryawe Yesu, twabwirizaga tuvuga izina ryawe Yesu. Mwabikoraga mwibaza nimumva imbere, nimumva imbere musange so Satani. Twahanuraga mu izina ryawe Yesu, twabwirizaga tuvuga izina ryawe Yesu. Mwabikoraga mwimbaza nimumva imbere, nimumva imbere musange so Satani. Nararwaye nimwasura, nambaye ubusa nimwami icyo kwambara. Se warwaye ryari ngo nitugusure, wambaye ubusa ryari ngo tukwime imyambaro. Igihe mutabikoreraga umwe muri mwe, nijye mutabikoreye nimumva imbere. Abacunguwe bazaba bishimye, bagira bati haleluya ngwino mwami. Bazishimana n'umwami wabakunze, mu gitaramo kiza kitagira icyasha. Yesu azavuga ati mugende mwabivuga mwe, nimusange so Satani mwakoreye. Azongera avuga ati muze bana banje, urago bwami nabateguriye. Nararwaye urasura, nambaye ubusa byamumpa icyo kwambara. None nshuti zanjye nimuze mwinjire,
umunezero nabateguriye. Nararwaye murasura, nambaye ubusa mubicyo kwambara, none inshuti zanjye nimuze mwinjire, umunezero nabateguriye. None inshuti zanjye nimuze mwinjire, umunezero nabateguriye. Byabaye bityo mu kanya turaza gukora icyo Imana iratwigisha. Itorero ry'Imana ntirikennye, turaza kubona amafunguro yo gufasha abana b'Imana. Mbere ku mateka y'umuntu mwumvise navuze kera, ngiye gusubiramo. Uyu mugabo ngiye kongera kuvuga ibye muri uyu mwanya, ntegura icyo ngiye kuvuga. Nuwa kera cyane. Ndabibwira abatarabyumvise, ababyumvise mu bisubiremo nanga mu byihorere. Uyu mugabo ntabwo ndavuga akarere ke, kuko ntaho ndavuga n'izina rye kandi ndaryibuka, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko aho namusanze yari mu isoko acuruza ikayi ntoya. Hari udukayi kera twitwaga twa kasuku. Yari ari kwamamaza agakayi ke gato cyane. Igihe abantu binjiraga muri iryo soko bazanye ibicuruzwa ryabo, ihene, intama, ibijumba, ibirayi, ubwatsi, ibiki byose, yahamagaraga umuntu wese winjiye mu iryo soko abaza ikibazo kimwe: mbese ntabwo muragura ikayi yanjye kirimo ubwenge? Muragura ibijumba n'ibisheke bitagira ubwenge muretse ikayi yanjye? Kari agakayi kari mu rwego rw'aka ngaka ariko kari gatoya. Arasakuza cyane, arahamagara n'imbaraga. Twari tugiye kurarikamo abashyitsi, maze umukuru w'itorero twari kumwe, ndi uwo muntu iyo kayi ye ni kayi ki? Arambwira ati ni umusazi wasaze, yataye umutwe, ari muri iri soko, hari agakayi ahora acuruza kabuza abaguzi. Sawa. Nuko yitwaye nabonaga arimo ikibazo, ariko nshaka gukemura ikibazo ngo ndebe ko gishoboka. Ndamwegera, ubwo nanje yarambonye, arambaza ati nawe uragura ibisheke bitagira ubwenge, ibitoke, ihene, uragura ubwatsi butagira ubwenge? Ndoya. Ndamubwira nje kugura iyo kayi yawe. Ahubwo kayi yawe igura amafaranga ngahe? Turamba amafaranga 50. Yonyine ngwe amafaranga 50 niyo ugenda? Ati nayo ngayo yambi. Ndayamuha, ikayera yimba. Nyitwara nsa nawe utaguze ikintu cy'igikoresho gifite agaciro, nk'ushaka gukemura ikibazo cy'umurwayi. Nawe arambwira ati noneho rero ugomaze kumpa amafaranga, ngiye kwigurira igisheke naje. Niho namenye ko afite ikibazo. Ndamubaza, ndese kandi uragura igisheke kitagira ubwenge? Ati yego, nje ndagura igisheke kitagira ubwenge kuko namba nanje maze kuguha ubwenge. Ndavuga n'inkomereza ahangaha ndahura n'ibibazo. Yamwihorera aragenda, ikayi ndayibika, amateraniro ndayakoraza kuzarangira ndataha. Igihe nageraga impande kubika ibitabo, ikayi ndayibika nk'ibindi bitabo byose njugunya mu kabati. Umwaka urashira, undi mwaka urashira. Umunsi umwe haba ikibazo cy'umunyeshuri wabuze birote, bansaba gufungura akabati k'ibitabo byanjye ngo barebemo birote karimo yagiye. Ndafungura, ndashakisha, turashakisha, agatabo ku kandi, agapapuro ku kandi, agatabo ku kandi, agapapuro ku kandi. None mboneraho umwanya wo kuvanamo ibiraje kuri toilette turajugunya nanga baracanisha umuriro. Ibi byateye agaciro. Ngeze kuri ya kayi rero ya wa musazi,
nzanga nayo iracyarimo, nyijugunya mu bipapuro biri bugendane n'ibindi byose, ntigeze ndebamo na gato. Ndangije birotiza kuzaboneka, ikibazo kirarangira, nuko ibipapuro ndarunda ntegura uburyo tugiye kubijyana aho byagenewe. Imvura ibiraguye turabijyana, imvura iguye mbura icyo nkora. Burya rero ibintu byose bifite gahunda y'Imana. None se harya gahunda akora iki rakapo? Harya ibi bipapuro ngiye kujyana eka y'umusazi yaririmo iki? Banda ayifashe nditegereza, mbisuzuguye ntabisomye, ndabireba ntabisomye, ariko mbangeze ku nteruro imwe zakaganyarikoye ndasoma, mbandasomye nsanga ngiye kujugunya ubutunzi. Ikayi ndayireka kuyijugunya, nditonda ndayisoma. Nasomye amapaje menshi yo kayi, ariko amwe aragoye, ariko andi arimo ibyafasha ibitekerezo bya mwene muntu. Hari paje nagezeho rero, iyo paje nayihinduriye muri aka gakayi kanje naje rwo ntari umusazi. Iyo paje yariho amagambo yanditse, ni amagambo asanzwe musanzwe mwumva, ariko uko yayatonda bifite icyo bivuga. Yaranditse ati, interuro ya mbere yayanditse mu buryo ni imvuga imwe ayandika gatatu. Yaranditse ngo iminsi, ashiraho hagarara, arongera iminsi, ashiraho ikibazo, arongera abyandika ubwa gatatu ati iminsi, ashiraho twa tuntu bita udutangaro. Yanditse intero ijambo rimwe, ariko aryandika akoresheje ibirango by'imisomere, intero irahinduka, arandika ngo iminsi. Iminsi, iminsi, iminsi ni imitindi. Natangiye gusoma inyandiko ye. Iminsi ni imitindi, iminsi irashukana, iminsi ko ni ingwe, iminsi ntihaga. Ugaburira iminsi ntiyuzuza imbehe, ariko imbehe murayumva. Ugaburira iminsi ntiyuzuza imbehe, uhingira iminsi uwo ntaruhuka. Iminsi iteka inzovu mu rwabya, akabando k'iminsi ugace hakiri kare. Agateruwe n'iminsi ndikaremera, utazi iminsi arata urugo. Umwambi w'iminsi ntuhusha, iminsi icura idaciye amakara. Iminsi ikavuguta nta mivuba. Kuvuguta murabizi se? Iminsi ikavuguta nta mivuba. Abana bato ntibazabimenya. Nta usakarira iminsi, iminsi nyagira uwugamye, kandi unyagiwe n'iminsi ntashira imbeho. Uhunga iminsi ukayisanga imbere, uhunga iminsi cyane ukamara amaguru, iminsi ukayisanga iyo ugiye. Nuhunga iminsi ntukayirangira aho ugiye, izakwishakira. Iminsi ihengeza idahengamye, usenyewe n'iminsi ntasiga amatongo, usahuwe n'iminsi ntagira uwabaza, usangira n'iminsi arasahura. Iminsi ni kurwaza ntukiyahure, nawe uzayirwaza. Iminsi ni gusaba, uzayihe mu gacece. Agacece murakazi? Ninde uza agacece? Agacece ni agaki? Agasero ni agaki? Agasobone ni agaki? Harimo birakuza kuze
agacece nibyo ni agasobane, kandi agasobane kavugwa mu ruhande rumwe, ni akantu baboha bakisa agasobane kuko ni imigano basatura bagasobekeranya bakita agasobane, gusobekeranya. Agasero harimo gusya, n'udutebo duto tuboshe neza, watubaga nk'ibiseke byanyu ariko tuboshe mu migano, noneho kakaba ko gusya basukamo ifu bakakita agasero. Basukamo ifu bamaze gusya, basyaga n'amabuye nuko bagashira mu gasero. Agasobane barasobekeranije karuzura. Agatebo gashaje, ubwo rero na agatebo, ahandi bavuga udutebo bagiye baboha natwo. Uza agacece na agatebo gashaje kacitse intango n'umusozo. Iminsi ntigusaba uzayihe muri ako gacece, kuko niza kukwishyura ibyo wayihaye izagukubira kabiri. Utazi iminsi ntamenye igihagaritse abagabo. Nusanga abagabo bahagaze uzamenye ko iminsi yabahagaritse. Yavuze interuro iheruka aravuga ati, ubwo rero iminsi nimpamagara sinzayitaba, kuko abayitabye mbere ntiyabagaruye. Umva icyo Pawulo avuga nawe kandi si umusazi. Reka turebe icyo Pawulo yavuze, kandi uriya ntabwo ari umusazi, ahubwo yari afite Mwuka Wera. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo urwa kabiri igice cya 3. Ubuhenebere. Ndashaka umwarimu uri hano. Nta mwarimu? Abarimu. Nta mwarimu dufite waje? Ubuhenebere mu busesenguzi bw'ikinyarwanda, ubuhenebere ni iki? Ubuhenebere mwamenya ni iki? Mwambwira mwarimu. Byasaba ko haza mwarimu w'iby'indimi se. Ubuhenebere ni iki? Ni inshinga. Hari ibyo nje nize kera ntacibuka uko byitwa. Ni ntera. Babyise ibinyazina. Ni gisandera. Ubuhenebere. Guhenebera. Inshinga yitwa kugeza gute? Guhenebera. Impenebere. Kubura ibere, kubura amabere. Ni ukutagira ibere. Ubuhenebere. Akamaro k'ibere ni ukonsa. N'abagabo bafite iki? Amabere. Ariko arya si amabere, si n'amahenebere, ntabwo nza yariyo. Ntabwo ndabona uko nyita, ariko buriya Adamu niko yararemwe, nawe yarafite aya mabere nk'aya ngaya. Aya mabere niyo abyara ay'abagore. Aya ngaya. Isoko y'amabere abagore bafite yo konsa abana akomoka kuri utungutu tw'abagabo. Kuko nta mugore utanga ingingo. Abaganga simbizi niba ibyo mvuze ari byo, ariko iby'abaganga batwigishije, umugabo niwe utanga umuntu, niwe utanga ingingo z'abantu,
ntabwo iyo umugore abyaye abakobwa gusa nanga abahungu gusa, ntabwo ikibazo ari ic'umugore, ahubwo ni umugabo, kuko ari utanga ingingo za muntu. Rero icyo wenda nkigiyemo ntabwo ari kiri mu rwego rw'ibyo ngomba kuvuga, ariko nuko guhenebera nukubura icyo gikoresho gituma abantu babaho cyonsa abana. Ayo mabere arabuze, abantu bazaba impenebere, bisobanuye ngo bazaba ntacyo bamaze. Nta nama zibarimo, nta bwunganizi bubarimo, hazabaho ubuhenebere. Muzabona impenebere nyinshi mu nzira nyinshi. Izi mpenebere muzazisanga hirya no hino, haba mu nzego z'ubucuruzi, haba mu nzego z'ubuyobozi. Aba bantu muzabasangamo bahenebereye mu bitekerezo. Ujya kumubaza ikibazo kiri mu nshingano ze, akakuka umwuka mubi, ibibazo yahuye nabyo akabigusukaho. Twigeze kugira umuburugumestre kera, maze agira ibibazo, umugore waramuserereza, ari burugumestre wa komine, ayobora abagabo n'abagore, komine yose irimo segiteri 12. Umugore aramukosora, amubuza amahoro. Nari mbahagaze. Umugumestre abona abaturage babaye ni benshi, abakozi be bahagaze iwe mu rugo, abwira umukozi we ati terura ikibindi cy'inzoga aba bakozi babe banywa. Abakozi bari wawe kwa burugumestre bagombaga kunywa, baranezerwa. Murakoze bwana burugumestre, murakoze. Nari mpari, nge sinanywaga inzoga. Barazenguruka bagiye kunywa. Burugumestre aje mu tundi tuntu two hirya tw'abayobozi. Umugore ava mu nzu, asanga ikibindi kirateretse, bari gutegura uko bagiye kunywa. Umugore abaza umukozi we ati kiriya kibindi cy'inzoga ninde giteretse hariya? Ati ni bwana burugumestre uvuze ngo tugiterekera abakinywe. Ati ndategetse, terura subiza mu nzu. Abandi bangoreye ntaco bangoreye, subiza mu nzu. Ikibindi aragiterura agisubiza mu nzu. Abari bagiye kunywa, uhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi mperuka. Bari bagiye kunywa, nuko baramwara. Ari iryo jambo nkunda kuvuga, nti buri wese gira itariki yo kumwara. Nta muntu uzava ku isi atamwaye. Buri wese gira itariki yo kumwara. Niba itari yaza itariki yawe yitegurira imwe. Aramwara, tumureba mu maso tukari uko arabigenza. Yumvise araza, asanze ndi bari kunywa. None bigenze bite? Bati bagishubije mu nzu. Ninde bagishubije mu nzu? Bati ni madamu wawe. Ye asanga ntararwaniraho, asanga ntabwo biroroha. Umujinya arawujundika, ategeka abakozi kuri imodoka, abwira shoferi twara imodoka, atwara imodoka n'uburakari. Abageze kuri komine na bwa burakari, asanga abaturage benshi baramutegereje, atangira kubabaza n'uburakari. Wowe uragenzwa n'iki? Ati bwana burugumestre narinje atarasobanura. Kasho urashiyezwa n'iki? Nanje gukosoza irangamuntu, atari yuzuza interuro, jyana mu kasho. Akasho abanyuma babonye ni umuntu wese ni kasho, bariruka baratumuka, ariko akasho karuzuye. Nuko uburakari buramuzengurutsa, aja kunywa ahandi inzoga, aja gusangira n'abandi bagabo n'abandi bacuruzi. Nuko aranywa, amaze gucururuka, ibitekerezo bigarutse, agaruka kuri komine, asanga kasho iri furu iruzuye. Abaza brigadier ati aba bantu bafunzwe n'iki? Mwabafungiye iki? Brigadier ati no, ntabwo ari twebwe, nimwe nyakubahwa, nimwe mwabafunze. Masore mbabaze, wowe wafungiwe iki? Bwana burugumestre naje kwandikisha umwana, unsanze hano umbaje icyanze ntarasobanura, unshira mu kasho. Undi ati njyewe naje guhinduza irangamuntu yanje yarashaje, wamfunze. Yasanze yafunzemo n'umushumba w'inkazi. Abonye n'umushumba we ati wewe urakora icyaha? None si bwana burugumestre kare wowe wamfunze,
naje kukubera ko yanka yarayibyaye ntari nasobanura uramfunga. Ngiki cyitwa ubuhenebere. Ubuhenebere uzabusanga mu ngo, uzabusanga mu bigo by'amashuri, uzabusanga ku mipaka, ahantu hose usanga ikiremwa muntu. Ntabwo uzasanga ari bose, ariko uzasanga abahagarari, abambasaderi b'ubuhenebere uzabasanga mu mpande zose. No muri za korari ahangaha abahenebere barimo, n'ababwiriza impenebere zirimo. Hari abo ntavuze ndabaretse. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, amafaranga, birarira muri byose, arabibone, arabashize ibisoni, batukana, batumvira ababyeyi babo, barinda shima, batarabera, badakunda nababo, batuzura. Hari abantu batifuza kuzura n'abandi. Iteka yaba adafite uwo bangana akumva asa n'ufite igihombo. Hari abantu biyenza mu nzira zose. Bene aba muzasanga muturanye. Mwebwe mwarabahunze hari mufite ibipangu, kugusanga mu gipangu byagorowe. Uzasanga abantu bashaka kwangana bari kwiyenza ku kantu kose, batuzura. Umuntu udashaka kuzura n'abandi iteka ukumva ni umuntu wiyenza. Utundu twose yaduhinduye ibibazo. Batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, abagambanyi, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Muze kubarondora nawe. Bafite ishusho yo kwera, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zo kwera. Ntibafite imbaraga zo kwera kuko bafite ishusho yo kwera, ariko ntibahakana imbaraga. Muri bo barahakana imbaraga zo kwera, z'uko kwera ntazirimo, ariko bafite imbaraga y'ubumana, y'ubutungane, bafite ishusho yo kuba abakristo, bafite ishusho yo kwera. Ariko Uwiteka guhire, Kristo Yesu akuzwe, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Uzabumva hose mu izina rya Yesu. Kristo Yesu akuzwe. Haleluya, abantu b'Imana. Iyo ni ishusho yo kwera, ariko imibereho yabo ntiyerekana kwera Imana ikeneye muri bo. Bibiliya irongeye ngo kuko muri abo hari indi timu, hari indi kipe, muri abo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Intero ya 7 iravuga ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kumenya ukuri. Abasimba vuze nzabavumba. Bahora bagenza bate? Bahora biga ariko ntibabasha kugira ubwo bamenya ukuri. Abangaba ndimubashakire hanze ya Bibiliya. Bahora biga ariko ntibabasha kumenya ukuri. Abo bazaduteza ibibazo, uzabisanga hirya no hino. Ingorane ziriho muri iki gihe mu ngingo zose z'isi yacu uhasanga aba bantu. Ibyaha 19 bizayobora muri iyi si yacu, bikakaza, birarira, abibone, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, batarabera. Mbese ubuzima bwabo bwose bwuzuwemo akaga bateje abandi. Iyo adateje ibibazo ngo abitere abandi, nawe ubwe ntiyihusha. Uwiteye ntiyihusha, nawe arabyitera.
uzarebe mu mpande zacu zose, aho dutuye, aho dukorera, aho tunyura, aho tugenda, uzasangamo aya mahwa ari ku isi yose. Abize n'abatarize, abakire n'abakene, aboroheje n'abakomeye, izi ngingo zose zirimo. Iyi minsi iteje akaga. Dore imvugo isobanura uko bizaba bimeze icyo gihe, umusaruro tuzavanamo. Isi yo mu minsi y'imperuka. Igitabo cyanditswe mu 985 cy'abasore, ishuri ryo ku Isabato, ku paje ya 32, ku nteruro yitwa kwiringira umusare. Ni bande bagendeye mu mazi? Abagiye mu mazi. Para kwiringira iki? Umusare. Kwambuka amazi. Iyo ubwato bunini buri mu kaga katuma ndetse bushobora no kuzika cyangwa kurohama, ntabwo umusare mukuru, ubwato twagiyemo ni bwa bundi bwa nyirangashi cyangwa se twagiye mu bwa moteri, ariko uko byagenda kose umuraba wo mu mazi ntutinya ubwato ubwo ari bwo bwose. Ntabwo umusare mukuru aja kuri telefone nanga ngavuza induru ngo avuge ngo turashize turapfuye ngo ahabure abagenzi, ahubwo kuko yamenye imiraba myinshi aratuza. Kuko mu mazi nta usimuka, ni nko mu kirere. Impanuka yo mu mazi niyo mu kirere byose birasa. Mu ndege ntabwo wasimbuka. Iyi ndege igize, izi ndege ziri kunyura aha ngaha, igiriye ibibazo iri hejuru, ibintu ni bibiri gusa. Kiba gifite amanota menshi, ikifite amanota menshi no gushiriramo bose. Ntabwo nkunze kumva inkomere zo mu ndege za indege yahiye wapi, ntabwo numva. Hari aho twigeze kugera, indege aho kugira ngo isubire hasi baradutangariza bati rero mukenyere amapine, imashini yafungura yagize ibibazo, amapine ntarafunguka. Buri wese asenga Imana ye. Hari umudamu twari twiciranye numva hamagaye Bikira Mariya, ndavuga se isaha Bikira Mariya yashize mama, ubu naha data w'umwisha, naha nyiri ububasha bwose. Ikidege cyamaze gufata urugendo kiri gusubira ku isi, kugisubizaho biragorana. Cyari kimaze gutobora ibicu kije hasi musi y'ibicu, ariko mu ijuru hari Imana. Tutarahangayika cyane, twumva ibintu biraturitse, bati muhumure kirafungutse, abantu bose ngo aho. Ntabwo rero batuvugirije induru ngo murapfuye murapfuye, baduhaye iryo tangazo gusa bati mukomeze kwizirika, nta kundi muzirike, nta kindi murindire icyo Imana irakora. Rero mu bigeragezo ntabwo abashinzwe guhumuriza abagenzi, ntabwo batera induru, ahubwo baratuza. Ariko kugira ngo n'abasare bagenzi bagire imitima ikomeye, kuko baba bari biringira umusare wabo mukuru wabigishije, bagerageza guhumuriza abagenzi bari mu bwato. Umunsi umwe twagiye mu bwato twambuka ikiyaga cya Burera, hari kuwa nyuma tugiye mu ivugabutumwa ahantu bitaga Imurongozi, n'ahantu habaga za nyabi nyinshi Butaro. Tugenda ariko wanyuma turihuta, tugeze ku kirani harehare, dupasure mu mazi, hasigaye twiruke tugere ku itorero hakiri kare, dutangira n'isabato n'abizera. Umusare wari uhari tuhamusanze amaze komoka, ari gutunganya ubwato bwe ngo atahe, izuba ryari ikirengarenga. Tumugezeho tuti wiziri ku bwato, natwe twambutse aratureba atoya, ati uko ndi kureba ikiyaga
bo bagiye uhoramo bazi imibereho yacu. Twondi kureba ikiyaga kiri hafi kugira ingorane, imiraba igiye kuzamo tuti imiraba yaza itaza, twe turabana b'Imana, twebwe dushira mu bwato tugende. Yambutsaga abantu ku mafaranga 50, tumuhase aravuga ati noneho murampa ijana. Tuti ngaya, atumva rero ibiraba ntimubimbaza. Twumvaga amazi nyine we yari kuyareba akayamenya, ariko yari ari kuza ubona ari gukubita ku nkengero, ari ibintu byorohereye. Nuko ati rero ngo nimwicaremo. Turicara, twamugaye amagambo akomeye, twebwe turi muri Yesu, nitunyura no mu mazi ntaco tuzaba. Ari igihe nyine ugiraga ubukristo bwo kwidunda, ariko ibigeragezo bitari byaza. Amazi, Petero yatondagiye ku mazi hejuru, tumuha ibihamya byinshi, tuba turamutsinze. Tuba twicaye mu bwato, ubwato araburekuye rero. Ndika tubanze dusenge, yari yitwa Alphonse, reka tubanze dusenge. Turasenga, Uwiteka Mana yacu, turabana bawe, tugiye mu murimo wawe kandi uradutumye, tunyuze muri aya mazi mu izina ryawe turayambutse, imiraba yose ni yawe, mu izina rya Yesu turashoje. Umusare rero agira caratangira, ubwato burenga metero 20, ndebye inyuma nsanga wapi nta wasimbukirayo. Ubu twagiye nta kundi, ubu twagiye nta kindi, shwishwa hwa. Ariko uko yinjiramo imbere nkabona imbere imiraba, noneho ikiyaga cahindutse, kirimo udusozi dukurikiranye, kirimo imibande ishoreranye, birakubita musi y'ubwato, amazi atangiye gusimbuka arakubita mu mutwe w'ubwato akaturenga hejuru, dutangiye kunyagirwa n'imvura iturutse hasi. Umusara akatureba ati mwarebye, tuti bo twagiye, muririmbe di. Bandi Imana bararirimba, mpagaze ku nkengero ya Yorodani, nubura amaso ndora igihugu cy'isezerano, turaririmba. Ariko uko imiraba ikubita, noneho indirimbo zitangira kugabanuka, imiraba igabanya indirimbo, turakumva watera igice, kumva hasigaye 2, abandi amazi yabyakomeye, kugeza igihe umusare adutangariza ati ibyo kugasha ntibigishobotse, ubwato burajya aho bushaka. Kabaye ubwo yageze ku rwego nta kigasha atya, ahubwo ari kugenda asatura imisozi yo mu mazi, ngo nibura umutwe w'ubwato ubona ukubita. Amazi yuzuyemo imbere, twahawe inshingano yo kudaha turasubiza, turi kudaha turasubiza hari, ibintu biba birebire, isengesho rirashira. Hari igisengesho rishira, ya masengesho duteruraga interuro nziza, urazirambura urazirambika hari urazira, oya mu mutima hagasigara misengesho ngo mana. Burya zirya nteruro ziterwa n'igihe murimo, ngo Uwiteka uruhanga ruzira inkombe, no. Ibigeragezo byaje, uruhanga rw'Imana urarwibagirwa, ukibuka ubutabazi gusa. Ibyo kwihana ibyaha nta birimo, ibyo kuvuga ngo ibyaha byacu urabizi, oya. Mana gusa, mana ni wowe nyiri, mana. Waje kuvuga indi ntero yo kumva ugomba kugoka kuri mana. Reka mbabwire, turazungabana, amazi arasimbuka hejuru, umusare arakubita arasatura, turadaha byo bishobotse. Ku musozo wa nyuma aho nabone ko Satani ari umugome, amafi ubwo yagera asimbuka, amwe ari mu bwato, imiraba yayazanyemo, udufi dutoya turukujaragatamo. Nagiye kubona umusare mu gusatura igisozi kiri mu mazi, ndi havamo ifi, havamo inzoka ifite amabara, irikaraga hejuru, ntiyagwa mu kiyaga, igwa mu bwato.
nagiye kumva umudamu umwe wari wamaze umwanya ari gusenga cyane, numva aho guhamagara Imana kugira ngo Mana ahamagara mama, ati mama wenda madamu uri guhamagara mama n'Imana byakomeye na mama zaraje. Bona abantu bari kuneneka amaguru, abantu bambaye inkweto, inzoka nayo iri kwikaraga muri amazi, gushira murakenyere, muzana amakoti n'ibitambaro, ibyo bitenge mutwikire, dushiraho amakoti, shiraho ibitenge, ntihagire usimbuka, nusimbuka urarimbuka, dushiraho imibi turikira myenda, maze kubwira ko mukandagire ku nkengero, uje gukandagira akagira buriya reka mbabwire, dukinisha ibigeragezo. Hari igihe ibigeragezo gushira mu rwego ugomba kwiringira Imana wanze ukunze. Reka mbabwire inshuti zanjye, turi mu bikino byoroheje, hazaza ibikomeye. Ubu turacari mu byoroshe, ibyana bya nyina biri inyuma, nabwenda abantu birata ngo ibi ni ibintu bikomeye, ngo ntibyavuzwe mu mperuka, ntimwitonde. Bya nyina biri inyuma, ibyana biraje, bya nyina bizaza biracatunganya imbaraga zabyo. Umusare ati mwirwaneho, nabibabwiye kare, ati ico ndarakora nukubata, iyo biraherera niyo turaherera twese, turakira tujana. Nagiye kubona monacishesetse mu nkengero z'umusozi, gikubita mu mabuye kirahagarara aho batakigeneye. Umusare ati mushima Imana ko giseseye mu mabuye kiyaheramo, imiraba irarangira. Mbona abantu bagiye gusimbagurika ngo biruke, turasimbuka tugeze ku ruhande, ndi oya mutuze, iyi nzoka tubanze tuyice. Ngo reka data we, reka mabwire, ubu Imana irashaka abantu yatoza kuyiringira. Uyu munsi iratunyuza mu ruganda ngo tuzabashe kunyura mu bigeragezo, ngo iri kudutoza kuyiringira, ngo izabashe kudukoresha mu gihe cy'ibigeragezo. Ubu hari igihe Imana izahamagara abagabo n'abagore yatoje neza, yanyujije mu bigeragezo byinshi, ngo babashe guhumuriza abagenzi muri isi yacu. Hakenewe abagabo n'abagore bari inararibonye, bagomba guhumuriza abantu bariho muri iki gihe. Aba ni abantu b'intore batojwe n'Imana. Ubu Imana irashaka abantu yatoza kuyiringira, kugira ngo izabakoreshe mu gihe giteye ubwoba, ubwo isi izaba igeze mu kaga. Nuko rero niyo mpamvu dukwiriye kuba maso, twiringira Imana, dushire mu myitozo yayo, tuzabashe guhumuriza iyi si igeze mu kaga, ku isi izaba yifashe icyo gihe. Muraza kumbwira igisigaye, ngiye gusoma. Dore uko isi izaba yifashe muri icyo gihe, uku niko bizakurikirana. Bwa mbere, amafaranga azata agaciro kayo ku isi yose. Mugende muratera vi, icyo caraje nticari caza. Muvuze ngo iki? Amafaranga ku isi azata agaciro, nicyo cya mbere. Kabiri, hazabaho inzara n'amapfa. Inzara n'amapfa bitandukana bite? Hazabaho inzara n'amapfa. Amapfa mu giti kimwe bwe hano i Kigali, amapfa ashagera i Kigali. Mwebwe amapfa nto yabageraho, mufite amazi mu nzu zanyu. Amapfa rero ni inzara itewe n'izuba, niryo bita amapfa. Amapfa n'amatungo arapfa, inka zibura amazi, ziri kuri ibyatsi byumye zigapfa, imyaka yose iruma. Inzara, hazabaho inzara rusange, hamwe izuba ritera ibibazo, habeho amapfa. Ibyo kurya bizabura ku isi. Igikurikiyeho, abasirikare na za leta bazananirwa guhosha ibyaha byose by'ubugome no gusahura. Abasirikare na za leta ntako batazakora, bazagerageza.
ntako leta zitagira, ariko ibihugu byose ubisanga amaya mabandi, ibisambo, abamarine, abarara mu makanivo, abarara munsi y'imihanda, abagiye mu mashyamba, abibera mu bishanga, baraho gusa. Leta zizagerageza ariko ntabwo zizabashobora. Ibyihebe bizakomeza kubaho, hazaba ibyigomeke, amahanga azashaka kurwanisha intwaro za kirimbuzi. Ubu buri gihugu cyose kirwirimanira kugira intwaro ya kirimbuzi, ngo undase nkurase, untere ngutere. Izi ntwaro za kirimbuzi zizamara imitungo y'isi, habeho ubukene, indwara zidasanzwe zizaduka zica abahantu ibihumbi byinshi. Indwara zidasanzwe, mwambi ingero z'indwara zidasanzwe twabonye muri iyi myaka turimo. Ko hanyuma Maburaga, nyogokuru yapfuye atazi Maburaga. Maburaga mwe yagiye muzi kivuga? Oya njewe muganga, Maburaga yatashe muzi kivuga? Maburaga hazaza indwara zidasanzwe zice abantu ibihumbi byinshi. Ibishitsi biziyungikanya. Ngeze ku nteruro ikomeye, maze abayobozi b'amadini bazemeza isi yose ko ako kaga katewe n'abantu bake bakomeza isabato. Icyo murakirindira icyo giye kurikiraho, maze bigatuma Imana irakarira iyi si yacu ikayiteza ingorane zimeze zityo. Ikibazo kiri hepfo aha, mbese icyo gihe nikigera uzabyifatamo ute? Muri gereza baje kugabura ibyo kurya, baje kugabura, hari ukuntu ibyo kurya byabaga bikeya. Ibyo kurya muri gereza hari igihe bibura bikaba bikeya, nukorera inzara ikaza, maze ugabura yaje akazengurutsamo muri miveracya, yaje kukudahira n'agakombe, weho yakurebye mu maso, agakombe agasa n'ugashinze kakajamo amarongorwa n'ibishimbo. Hari igihe nabaze ibishimbo byagiyemo ari 7. Nabaza ibishimbo ni 7, 1 2 3 4 5 6 7. Yewe sawa. Undi rero yamureba amaso yasanga baraziranya, ukundi barahuza utuntu n'utundi, akubika kadaha kuzuza agasuka hari. Inzara ibiraremereye babantu b'Imana. Hari aho byarangiraga batari bahagera, nuko ukabona umuntu w'Imana ahubwo umurongo ugeze nk'iriya, akaza kizengagiza, yagaruka ari kwizengagiza, umwe agakandira undi akamutereka imbere yawe. Kigerageza kumva kiraje, imbere yanje bashizeho undi, imbere yanje bashizeho undi. Umwe nigeze kumbaza ikibazo, kare watuvuganaga iby'ijuru kuhagarariye n'idini ahangaha, ni iki cyatumye? Nari nafunzwe no kwizera, nibyo kwizera, nta kindi cyane ari mfite, ni imyizerere. Ko hari imyizerere yadushize mu magereza. Unje nakandagiye muri gereza inshuro 6 kubera kwizera. Nta cyaha mfite, cyakora inshuro imwe nari nashubije ibyibano. Uwo nashubije ibyibano arambeshe, aravuga ngo ubwo ngo najanye butike yose. Ni ibintu nzababwira uko byagenze, aragira amatsiko y'ibindi. Gusubiza ibyibano gusa, imbabazi twahemukiye tugafungwa, kubwiriza ubutumwa tugafungwa, ibintu byinshi byagomba gufunga abakristo nk'uko ba Paulo bafungwaga kiriya gihe, natwe niko byagenze. Haba ikigeragezo cy'imirire,
abari abantu b'Imana twarira Imana tugatangana ubuhamya, inzara iteye bagatangira gutirisha, akarenga abantu bose akaja guhagarara imbere. Nabazazira ko mutangiye gusindirwa ahangaha twarafunzwe n'ibyo kwizera, mwiriwe murafungirwa iki? Iyo mwibera iwanyu twatanze ubuhamya turafungwa, none imirire iradutsinze. Ubuhamya dutanga imbere y'abisi bafungiwe abanyabyaha ntabwo turi kwerekana ubutungane. Mwareka Imana ikazatanga igisubizo, nanga inzara ikabica mukazasinzira mu bugingo, aho kuzapfa mwibye ni kuja gutirisha muri gereza. Abakera baravuze ngo utaranirwa agaramye ngagira ijuru ngo riri hafi. Reka mbabwire, kera data yarambwiraga ati mwana wanje nti aturamenya ntugakubitira umugore wawe umugabo utari warariwe. Ijo jambo muri kuryumva? Ntuzakubitira umugore wawe umugabo utari warariwe. Byari bisobanuye iki? Yarambwiraga ati rero umugabo utari warariwe ngo urebe uko baragufata, ntuzakubita umugore wawe ngo yamufashe nabi utarari warariwe ngo urebe uko nawe bazagufata. Icyo ndi kubabwira ni iki? Ubu Kristo butari bwagushira mu kigeragezo ntukabwiringire. Ukiringira ubu Kristo butari bwagushira mu kibazo. Ubu Kristo butari bwagutereka muri position yo kwihangana, ngo uhagarare ushikamye wihangane, kuko hahirwa wihangana. Iri somo nzarigarukaho. Hahirwa wihangana ibigenza bite. Mbese icyo gihe nikigera uzabyifatamo ute? Dore umuti rero tugomba kunywa ari wo ngiye gusorezaho muri izi ngorane n'ibibazo n'ibigeragezo byose. Yesaya atanga umuti. Muri Yesaya yatanze umuti ukomeye cyane, niwo muti tugomba kunywa twese. Yesaya 26 umurongo wa 3. Yesaya 26 umurongo wa 3. Aya magambo muyagire urufatiro rw'imitima yanyu. Mbese muri ako kaga n'ibigeragezo tuzarindwa n'iki? Dore umuti Yesaya Imana yamuhaye ngo abizera bose bazawunywe. Yesaya 26 umurongo wa 3. Mushatse mwabivuga mu mutwe. Ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Mu bigeragezo no muri iyi minsi ya nyuma nta kindi kizarinda abana b'Imana. Ugushikamisha umutima ku Mana, ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa. Yesaya 41. Hahandi yavuga ngo ntutinye, ni ku murongo wa 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzaje ngukomeza, ni koko nzaje ngukomeza, nzakuramiza n'ukuboko kw'iburyo. Imana iduha amasezerano nubwo isi irimo ibigeragezo. Ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Kandi ntutinye, ndi Imana yawe, nzabana nawe, nzagukomeza. Nguyu umuti Imana ishaka ko tunywa. Twe gusaba umuti abana b'abantu kuturinda ibigeragezo. We gusaba umugore wawe amahoro, we gusaba abana amahoro. Ntugire ubundi usaba amahoro. Amahoro uyasabe soko y'amahoro, niyo Mana itanga amahoro mazima. Imana muri mugoroba iduhe imbaraga ituma tuyishikamisha imitima yacu kubwa Yesu umukiza wacu. Bangahe bavuga imbuto zumiye ku mayogi, ese tuzongera gufata ingasire? Nimuhurure maze duze amasengesho, turebe ko Imana yagomorora imigisha. Izuba rirava rikangiza, imvura yagwa ikagwa n'ubugome bwinshi. Nimuhurure maze duze amasengesho,
turebe ko Imana yagomorora imigisha. Amacumbi yaracuye muriyicariye, imbaraga zanyu Satani arazitatanije. Turatendebutse kandi twari dutashye, nyabuna Yehova tugarurire amaboko, twongere twubake itorero rikomeye, ryarindi ryubatswe ku rumwe n'abahanuzi, ryubatswe ku rutare ari rwo Kristo, uwo mutamenwa udaturitswa n'isasu, uwo ni we twihishamo byabiza. Ese tuzongera kubona abavunyi hirya no hino, naho barimo gutabaza, bashyira ubutumwa buzira kugerura, urwango rurimo kutwogoga, wara watubarusha ubugome bwinshi, wowe ubasha kugeruza uwakwigimbye, ubanga kuturamire turarushye. Amacumbi yaracuye muriyicariye, imbaraga zanyu Satani arazitatanije. Turatendebutse kandi twari dutashye, nyabuna Yehova tugarurire amaboko, twongere twubake itorero rikomeye, ryarindi ryubatswe ku ntumwa n'abahanuzi, ryubatswe ku rutare ari rwo Kristo, uwo mutamenwa udaturitswa n'isasu, uwo ni we twihishamo byabiza. Zikaba icyago, imisozi ikarushaho komongana, imitima y'abantu ikava mu bitereko, yasubizwamo n'uwaduhaye ituza, guhumuriza imitima maze ikazahuka, uwo ni we duhanze amaso mu bugingo, turatsingira akatubwira ngo twimare, nibudakingira imiraba n'ibiza, turi mu rugo rwe ntituzagwabira, uwo ni we duhanze amaso mu bugingo, turatsingira akatubwira ngo twimare, nibudakingira imiraba n'ibiza, turi mu rugo rwe ntituzagwabira. Ibyiringiro byinshi
ihagane wicika intege iwacu ndahareba imiruho y'isi igiye gushira twigere ntibudapfa amarira twaririye ku isi tugiye kuyahozwa tugiye kubana n'umuremyi wacu ibihe bigashira nubwo turira muri icumbi uburetwa bukaze budukoza hirya butugarura hino dufite iwacu heza nta marira azabayo urambiwe kandi mugira ari bugufi cyane komera tugiye kugerayo baradutegereje ihagane wicika intege iwacu ndahareba imiruho y'iyi si igiye gushira twigere ntibudapfa amarira twaririye ku isi tugiye kuyahozwa tugiye kubana n'umuremyi wacu ibihe bigashira Yesu yavuze ati bana banjye muzaca mu bikomeye ariko muzihangane kuko nanesheje byose ibyo bigutesha umutwe vuba bigiye kurangira urambiwe kandi mugira ari bugufi cyane komera tugiye kugerayo baradutegereje ihagane wicika intege iwacu ndareba imiruho y'iyi si igiye gushira twigere ntibudapfa amarira twaririye ku isi tugiye kuyahozwa tugiye kubana n'umuremyi wacu ibihe bigashira urambiwe kandi mugira ari bugufi cyane komera tugiye kugerayo baradutegereje ihagane wicika intege iwacu ndahareba imiruho y'iyi si igiye gushira twigere ntibudapfa amarira twaririye ku isi tugiye kuyahozwa tugiye kubana n'umuremyi wacu ibihe bigashira Kwiringira TV,
ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.